itwabera Sankara. Abera Sankara. Mujye muganira. Yagiye Kinshasa ndaho tubahamwe nawe. Yagiye Kinshasa. Yabaga hano M23 tarafata ibice. Yabaga kuno hano ku burenga munani ku sandire birenga. Muze mwari mubanye bute n'abasirikari ba leta bafagisekedi bo kwa Tshisekedi? Ngeze ahantu bita Ikarehe. Imisozi ya Minova. Muri territoire ya Karehe muri Sud Kivu twayikandagiye twayigezemo. None mubonye bari bageze hano babahana hano hafi huko. Bari hariya ku ngwiro bakaza bari kujya hano ku Kivu kuvoma amazi no kujyana kuri mu ngwiro. Yego hano se habaye imirwano. Imirwano yabaye hano. Yabaye ku ngwiro. Ku ngwiro ni he ku musozi iri haruguru. Habaga bande? Ba23. Ba23 no barwanye. Barwanye n'abanani abacu bino hino nane. Abagisekedi. Ni bande se banesheje abandi? Niyo mwatunishije. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Sevarante. Twari ya Karehe ahangane muri territoire ya Karehe twataye ijwi dore goma ngiyo hakurya goma ngiyo hakurya Okay, twende kwa bara kuna shida. Aha bahita Sud Kivu Karehe. Cyakoze mw'abantu ibintu mwana ndaca bari kunkorera. Nimbona nongeye kugera Kigali azaba ari ishimwe rikomeye. Iyi video nyifashe mvuye Nord Kivu ndi kujya Sud Kivu. Ngeze ahantu bita Ikarehe. Imisozi ya Minova. Muri territoire ya Karehe muri Sud Kivu twayikandagiye twayigezemo. Yego reka nizere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikira umunsi ku munsi urugendo online TV, Inside Rwanda TV, Kivu iwacu ndetse n'Inuma TV. Umeze neza cyane. Bana meze neza hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inuma kiba gisobanuye amahoro. Niyo mpamvu tuba twaje turi muri Republika tuze kuri amahoro M23 yashyize. Yego yahasize. Ahantu turi ni urugendo rutoroshye cyane. Turi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Sud Kivu muri Kivu y'Amajyepfo. Tumaze iminsi dufata inkuru za Nord Kivu, Goma hirya no hino, ariko uyu munsi twavuze ngo reka tuze muri Sud Kivu aha duherereye turi kuri territoire ya Karehe. Yego. Tugiye kuganira n'abaturage baho. Yego, abaturage turaganira batubwira uko ubuzima bwifashe hano muri Kivu y'Epfo, twakoreraga muri Kivu ya ruguru, Samu ndetse na Jean Paul Kivu iwacu. Abaturage baravuga ko banezerewe, baravuga ko bishimye, baravuga ko ubuzima bwakomeje, ibikorwa by'uburobyi, ubuhinzi n'ubworozi byose biragenda neza cyane. Ibice byose biragenzurwa n'intare za Sarambwe nubwo hakirimo babantu M23 igenda ikuramo bahoze arabazarenda bahoze muri FDL bagiye bisha mu mazu kugira ngo umutekano ugaruke, dore ko aribo bayi bamaze iminsi bagenda mu baturage bakabambura utwabo n'iki. Ariko mu operation nko twaganiye n'ubuyobozi bwa M23 batubwiye ko ama operation bayageze kure ku mutekano mu bice bitandukanye, rwose ibintu bimeze neza cyane, bigeze kure cyane. Ariko buriya icyo kintu ejo bundi hari umufandi wakidusobanuriye wo muri M23 baratubwira ngo uzayumva ikintu bita Wazarendo. Yego, buriya Wazarendo ni icyuka. Nuvuga ngo muri Wazarendo 80% ni FDLR. Okay. Nuvuga ngo 80% ni FDLR, abandi bake nibo b'abaturage bitwa Wazarendo, babajene bajoyiniza bari
kurwana nyine bakunda igihugu uzi ko bavuga ko ni abapatriote bakunda igihugu yego aha niho turi rero tugiye kugana abaturage nk'uko bivuze ariko ku rundi ruhande buriya umuturage ntabagoye umuturage wabonye amahoro nta kindi kintu umuturage aba akeneye kirenze niba wamuhaye amahoro yego arayoboka ubwo byose rero baragenda babikurikirana kandi intare za Sarambwe zirabikora cyane abantu badukurikiye bari hirya no hino baraza kubona ibintu byinshi cyane baraza kubona abaturage turi buganire icyo tugambiriye tugiye kumenya nyuma yuko M23 ifashe ibi bice bimeze bite ese abaturage nirihe tandukaniro na mbere ibi bice bikigenzurwa na FARDC cyangwa se na leta ya Tshisekedi nirihe tandukaniro babonye kuri M23 byose babikurikire rero twe turi hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu muze ratangira twibwira ndababwira utese kandi amazina yawe yewe tuvandiri ukwiza utuye hano hitwa gute mu Bushengo mu Rwanda se oya n'ubushengo bwo muvuzi hano ni muvuzi muri territoire ya kare kwa mwami nde Sangara nani Tabara akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo muri Sud Kivu hano ni muri Sud Kivu umwami Sangara uramuzi ndamuzi da mwarabanye nawe da umwami uramuzi umwami Sangara ndamuzi amazina ye bwite yitwa nde yitwa Abera Sankara mujye muganira yagiye Kinshasa ndaho tubahamwe nawe yagiye Kinshasa yabaga hano M23 tarafata ibice yabaga kuno hano ku Burenga munani ku Sandire Birenga muze mwari mubanye bute n'abasirikari ba leta baFARDC bo kwa Tshisekedi mbere bakiri hano mwari mubanye gute tubanye neza nabo ntago nta bintu by'urugomo nta rugomo bari badufite ko ndaro kabisa bari batubanye neza cyane aba baje kubaorokora bo ba M23 abo bagize hano baje maneke buno aha aventurana wazi ndaho tundi kumvikana cyane ndaho tundi kumvikana ariko warababonye se wigeze ubona ku musirikare wa M23 nabonye bari bageze hano hano hafi huko bari hariya ku ngwiro bakaza bari kujya hano ku Kivu kuvoma amazi no kujyana kuriya mu ngwiro yego hano se habaye imirwano yabaye hano yabaye ku ngwiro nihe ku musozi iri haruguru habaga bande ba23 ba23 no barwanye n'abanani abacu bino hino nane abagisekedi ni bande se banesheje abandi niyo mwatunishije ubu nitwe tubayoboye se cyane M23 none mu 25 umutekano hano wifashe gute muze ugereranyije na mbere umutekano tunariho ako ni buhoro ndamahoro dufite cyane kubera iki kubera bandaka umurwano guri mbese hano kare haracyabera imirwano ninariho barwanira he bari kurwanira mu bihe bice nuva munane za Karehe za nani za Bukavu nibyo ariko wumva wenda ahantu habirina intambara hanga wenda ngo ni muri za Kauzibiega za Bushaku ya kabiri za Chambombo niyo ngiyo aho niho hari amabandi azashaka kwambura abaturage M23 kayamanukana kayakubita ikayasubiza ubu se muri tabinde turi ku isambaza usambaza ni mukeye nabo ndazo ziri kuva mu mazi iki kivuto kiri hano mu hano ariko usambaza zarabuze mu Kivu umugore wawe ari he umugore ari he yagiye nani Birenga ufite abagore bangahe mfite abagore babiri ako kuki nta muntu usaza ufite muri Karehe muri Kivu y'Epfo mwese mukunda abagore muzibe kumwashatse abagore benshi ubwo na batatu na bane none se nta Karehe ufi buri mugore afite inzu ye cyangwa basoreje mu nzimi oya buri umugore afite inzu
ubahanika umugore mukuru mutoya abana bawe mbese ufite abana bangahe ku bagore babiri bose ufite abana 12 ikipe ya football muzehe waribyaye rwose ndakaba ndoga bigaruka bose bariho banariho abapfuye barapfuye abandi bone bariho dusubire ku mwami muzehe ntago tubwiye imyaka yawe yanjye ufite imyaka ingahe hari mfite 70 70 ubusura cyajya mu murima njyemo naravunitse ahubwo ndaho ndi guhagarara ahubwo ariko ndavunitse mba ndi kunakarakaza gatoya none si cyatunje nunda kandi n'abagore bawe baba bakubwira ko ugomba kubahahira sasa singirute so muze uburacyagura igitenge cy'umugore nijivane inshingano z'urugo bone bakara bari kwihahira bakashaka izindi nshingano z'umugabo inshingano kiri gute z'umugabo uracyabasha gukora inshingano z'umugabo mu rugo zabubatse reka abagore bazigendera nibashaka reka dusubire kuri uyu mwami mbere ko dusoza uyu mwami wanyu yaragiye mwiteze ko azagaruka aho yahungiye Kinshasa cyangwa muzimikundi umutekano ni kuba neza azagaruka umutekano gwamujyanye ejo bundi muri teritwari ya Nyiragongo bashyizeho umwami w'abakumu namwe ko M23 irabashyiriraho umwami wundi ndabizi intare za Salamu ndaho no bimenya ngiyewe manake umwami muzashaka ni muzashiraho none se ngiyewe nzamushiraho se oya da muze ngo tubwire igihavu uracyumva se neki igihavu neki kaba cyabashoza igihavu uzi we urambwira ngo mwaregerere mwashibireho enyanya manake ni bandi mwenyu ngahe bandi bushengwa ni enyanya ni eshishi shishe rubanda rubanda ifu muze ugwere sambaza ndazo ugwere ndugu haiziri sikunda ugwere esamaki haizi nazishekera na bicho wagwere ndacho na ubwene ndacho bishimbo nabe bisaza kuyera ubu twasunda sinyoni nyuri ndabishimbo nza kubona embuzi nari hala moya tu ni moya tu nakakuku kuku enga anganjira ngayo anganjira kabisa ndanga asante sana muzarakaze koko gusimire bwenene webadasha mani mumbehi nyamuzinda efaranga liguma wanga namba rujana yemere shiwanga namba ndacho nala magana shamvu magana mushamvu magana sharu koko tukusimire bwenene papa